Hello guys, friends and family. Eshada is family forever and ever. Amen. Guys, nizere ko mumeze neza, abatameze neza Imana ikomeze kubagira neza. Yeah. Kandi turabakunda cyane. Sibyo ntago doroka gukora ariko nyine mu byo mutwihanganira haba hari impamvu nyinshi zituma umuntu nyine adakora. Sibyo? Yeah. Haba hari impamvu nyinshi zituma umuntu yihugiraho suko tuba twanze gukora. Yego. Ikibe. Ntacyo. Ngira. Ntacyo. Okay, nganyongorera. Dukomeze. Hari impamvu nyinshi zituma tudakora buri munsi. Ariko tubanje kwihanganisha abantu batameze neza, abantu babuze ababo, nimukomere, abantu bafite imitima itorohewe, mwihangane, mukomeze musenge Imana nayo iraje ibarengere. Rero uyu munsi ibintu twaje twiteguriye gahunda zacu, urumva tugeze ahantu twari bukorere dusanga nakavuyo gusa. Oya narebera ta guys. Ahubwo se ubu nta ndirimbo ziri hano ntago ziri kumvikana. Zibaye ziri kumvikana ko badufata mu gakadisha. Ntabwo zumvikana. Batinibura pe. Aha. Guys, rero no munsi impamvu muri ko ndi kumwe na papa muri twicaye gutya turagira ngo tubaganirize tuganire nyine ndashaka kuganira na papa muri. Nakora rugo ari mwe dushaka kuganira. Wenda ye namwe turaba turi kumwe. Ariko uyu munsi ndashaka kuganira na papa muri, sibyo? Ndabizi hari ibibazo byinshi afite byo kuza kumbaza. Njyewe nta bibazo byinshi byo kukubaza mfite be. Ako ndashaka ko tuganira ukambwira se uyu ko turi mu mpera z'umwaka, sibyo? Uyu mwaka wakugendekeye gute? Wakugendekeye ko wabishakaga? Ni ibiki bibi byakubayeho? Ni ibiki byiza byakubayeho? Ese uko ni kangahe kwijana uko wabishakaga byabaye? Ni kangahe kwijana noneho byivanze uko utashakaga? Okay, ndabisobanura cyangwa se ndagisubiza mu nzira ebyiri. Iza mbere ni mu nzira y'urugo rwacu, kumva? Iza kabiri ni hanze y'urugo rwacu. Mu rugo rwacu ntacyo nshinja Imana. Muri uyu mwaka twawutangiye turi kumwe, tugiye kuwusoza turi kumwe, n'indi myaka izaza tuzayisoza turi kumwe. Uyu niwo mwaka nyine wa mbere dutangiye turi kumwe, ukaba ugiye no kurangira turi kumwe. Ndabishimira Imana rero, byagenze neza. Ikitaragenze neza ni kimwe mu rugo rwacu, ni uko ntabwo navuga ko kitagenze neza, ahubwo ni nk'isomo mfata buri munsi cyangwa se ni nk'ishuri niga buri munsi. Uko bukeye mba mpora nshaka nyine icyagushimisha tu. Ntabwo nyine ndagushimisha ku kigero numva nyine nshaka ko gushimishaho, bitewe n'impamvu runaka. Hari izo tuziranyeho njye nawe, hari n'izigaragara. Nicyo navuga kitagenze neza muri uyu mwaka, nuko nta urugero nshaka kugushimishaho nyine ntabwo rurageraho. Nago nyine ndacyafite imbaraga cyangwa se ndacyabura byinshi bituma ngushimisha nyine uko bikwiriye. Noneho hanze y'urugo rwacu ntabwo ibintu byagenze neza cyane. Hanze y'urugo rwacu gute? Nyine sinavuze ko ndagusubiza mu rugo. Ibijyanye n'urugo n'ibijyanye hanze y'urugo, ubuzima busanzwe. Hanze y'urugo se ntago ngiye mbirimo, ntago twe tubirimo. Cyatubirimo ubuzima busanzwe bwo hanze. Ubuzima busanzwe bwo hanze butari mu rugo. Niba ndi kukubwira. Ku giti cyanjye ku giti cyanjye nabiha 60. Nabiha 60%. Ku rugo rwo nabiha 98%. Iyo kabiri nyine nayo izamera neza. 60%.
harimo ko narangije amashuri, harimo ko nabonye neza y'Imana iyo 30, ariko 40 isigaye hari byinshi ntabonye nyine tu nshaka ko Imana izampa. none se ubu imvura ntigiye kugwa mu izina rya Yesu. None se ibyo hanze kutabidusobanuriye neza ko nabibasobanuriye neza nyine ibyo hanze y'urugo rwacu, ubuzima busanzwe be wowe fata nje nkura mu rugo njyane mu buzima busanzwe. nta kibazo bazi. Ni ibiki sibyo? Ni ibiki ngiye ushaka ko mpindura? Ni ibiki byabaye muri uyu mwaka tugiye kurangiza bitari byiza sibyo? Ni ibiki ushaka ko mpindura muri uyu mwaka kugira ngo tuzatangire umwaka tumeze neza, dufite intego, dufite ibyo dushaka kugeraho kandi tuzabigereho sibyo? Mbwira njye nkanjye nyine sibyo, umugore wawe ahantu nitwaye nabi, ahantu nacitse intege, ahantu nagenze gake, ahantu nyine ahantu ubona ko nakoze ikintu kitari cyiza. Nabyo ndabigusubiza mu nzira ebyiri. Urwo mu rugo rwo nta kibazo mu kanya umva nyine nkubwire byo mu rugo rwo byo ni ibyanjye nawe dufite aho tuzabiganirira nyine, ariko hanze nyine ugomba ikintu ushaka ko ushyiramo imbaraga nyine uri kumva ewana ni ugushirika ubute ugakora uri kumva ibyo ukora urabizi uri kumva, rero ugomba kubishyiramo imbaraga tugasenga Imana nawe ukabikora nyine nk'akazi sibyo? Ibigize be windushya ugomba kubikora kandi ukabishyiramo imbaraga nyinshi cyane, Imana nayo izagushyigikira. Imana izanshyigikira cyane. Nawe mbaze nanjye nkubaze. Njye ndashaka kukubaza. Hari umuziki wa danje ndumva naguruka nkabyina. Haguruka ubyine. Ndashaka kukubaza. Nawe banza umbwire nyine muri uyu mwaka ni iki cyakunejeje, ni iki cyakubabaje? Kimwe mbwiye kimwe. Uyu mwaka ikintu cyanejeje cya mbere uko wasoje amashuri yawe kandi byagenze neza. Ikintu cyambabaje Mana yanjye mbese nshaka kukivugira kuri kamera, tanumva kamera izamutse kandi gice hejuru twumve. Ikintu cyambabaje pe ni ikintu cyitwa agasuzuguro ku muntu uwo ari we wese, ariko kujya abantu akanicishishije. Oya nyine ubwo byarangiye n'uyu mwaka. Byarangiye n'uyu mwaka asobanura wabuze agasuzuguro. Byarangiye be. Byarangiye se reka nkubwire be. Reka nkubaze. Imana iramutse iguhaye ubushobozi uri kumva reka kubwa ati gira ikintu uhindura ku mugabo wawe kimwe ku mubiri na kimwe ku mubiri nta ku mubiri nawe bishaka wakihindurira. Oya njye mvuze Imana ntabwo mvuze w'icyo ushaka. Ku mubiri reka kubwa ati nari nyiriye gihindure ntacyo ku mubiri ku mutima se reka mvuge ku mutima mw'imbere bitari mu mubiri bitari ku mubiri mw'imbere. Si ngiye nsabye Imana ngo Imana iguhindurire ikintu be, simvuze ngo Imana iguhindure kugira umuntu mubi sibyo? Ariko be bajya bavuga ngo haya iwa magane wavuga gutera, hari igihe umuntu abo umwana mwiza cyane cyangwa yorohera abantu cyane bakamufata ukundi kuntu, bakamufata nkaho nta bwenge agira, akamufata nkaho urumva umuntu arakubwira nawe ukamwihorera, umuntu arakumenyera ukamwihorera. Icyo kintu nicyo rasaba Imana ikaguhindura sibyo?
ikagushyiramo ikintu cyo kuvuga ngo nta muntu ushobora nyine bereka nkubwire sibyo uzi ko njyewe ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubushinzi n'iki sibyo kandi abazabifata nk'ubushinzi ni akazi kabo si ibindi bararwo bateze no kumpindura sibyo ariko ntabwo umuntu yamenyera ankana abishaka 1 2 3 nshuti yanjye njyewe Imana njye nayasaba Imana aho gati man umugabo wanjye muhindure nakagira umuntu umumenyera man niyo waba uri umusaza urumva umuntu agomba kukubaha urumva ukuri kose nyine umuntu agomba kuba akamenya icyo akubwira urumva akamenya ijambo akubwira akamenya ko uri umugabo akamenya ko noneho can you imagine ko umuntu ashobora kukubwira ibyo wisha nyine ntabwo uzi kuba wabwira umuntu ati iki n'iki ahubwo nsabye Imana yabwira ati Mana papa muri muhindure umuntu nyine ntakajya nta muntu kuko njyewe tekereza ko ari njye bibabaze cyane kukurusha nyine mva nkubwire njyewe nta nyine nagomba nshaka kubana n'abantu nyine nagomba nshaka kubana n'abantu mu makimbirane cyangwa se turakanyije umva nyine nkubwire gusa nyine umuntu ushaka ko mvuga nabi harabibona ko mvuga nabi n'umuntu ushaka ko musuzugura barabizi nyine ubizi arabizi cyokoze iyo umuntu akurakaje ushobora kuba kandi nakuri uvuga wenda sinavuga ngo ni ukuvuga nabi ako be hari ukuntu ntago rega kuvuga nabi ntago ari ukuvuga nabi nanafungana umutwe iyo umuntu ashatse ko mufungana umutwe ntago ari ukuvuga nabi sibyo ahubwo umuntu muha gasopo sibyo njyewe ntago umuntu reka mugende kuvuga asebe waretse ugira ngo ndeke kurakara se umwana ntago ndakaye mani ndahaguruka mu kintu iki se nyamara ngenda guruka mu kiganiro winyiri gito be waretse akira mugende kuvuga uburyo biswi cyanzima rutari asebe kandi ngende igendera oya kamvuge asebe ajure ngaho ndebere ntabishaka oya reka mvuge nase ndavuga ndi kurya biswi nangura shaka ngo sije ndiho niveho oya yiveho ubundi twarenzaho banza nyine ureke gato nkubwire banza wumve ndanze none se akanyuma ntabwo nakamera kunshiriramo umva nkubwire awumva yumvishe n'utumvishe umva nyine nkubwire be ngere reka ariko ikindi kibazo Imana iguhaye ubushobozi uri kumva bwo guhindura ikintu kimwe ku isi yose wahindura ikintu ku isi yose mwahindura imitima y'abantu bakaba abana beza bose nese abantu si abana beza ni abana beza sibyo ariko umuntu rega nanjye ndikanda nawe ukaho muri abo bantu mvuze nanjye ndimo uko nanjye ndabizi ntabwo ndi shyashya sibyo nese umutima mwiza ubundi hari igihe umuntu ashobora kwicara umuntu sibyo umuntu ni mwiza ariko umuntu ni namubi nese umuntu atarwanye umuntu atagonganye na leta ntabwo yaba ari umuntu mwiza reka umuntu ashobora kubwira ijambo mugenzi we urumva ribi cyane cyane ari ijambo ryonyine ubundi bajya bavuga ngo ijambo n'uburozi ikintu cy'uburozi bwa mbere ni ukubwira umuntu ikintu kibi ijambo ubwiye umuntu atabyibagirwa se ijambo mani niyo waba uri iki uri umugabo wanjye niyo waba uri mama wanjye niyo waba uri papa wanjye hari ijambo ushobora kumbwira cyangwa hari ijambo ushobora kubwira umuntu nkunda urumva hari ijambo ushobora kubwira umuntu nkunda umutima wanjye nyine icyo kintu si kizambe mu mutwe ijambo ni ribi ijambo ushobora kuvuga ikintu ukaba nyine witeranyije nyine si umvuge gute
niyo abo bantu bajya bakuvugisha niyo wajya ubona baseka niyo wajya ubona uhura nabo nta kibazo ariko ukaba warabakomerekeje icyo kintu kitajya kibava ijambo ni ribi rero abantu ni beza sibyo umuntu yakubera umugisha ariko rero umuntu yakubera ikibazo akakubera igikomere mu buzima umuntu akakubera ihwa urabyumva utese dushoje dusoze isuyeho ya pe dusoze neza turagikomereza ahandi hantu nawe se ubu turabigenza gutya oya soza pe reka sezera abantu naze sezera abantu niyo watangiye ikiganiro ntabwo mbasezera be ahubwo dushaka ahantu sezera be oya ese na biswi guys bye imana ibahe umugisha tubu twasozera dusoze ni minota ingahe se mana yanjye niyo ngiyo pe nisho guys imana ibahe umugisha imana uburetse dusezera abantu ariko